abantu mwaretse ngo difata nimba muvuga ngo magana mugafata umuntu mukamuryoza ibyo yakoze mutagize ibindi mumwongereraho ngo habe no guhindanya. Turi kumwe? Ntabwo nibuze gutinda rero kuri iyi story. Ntabwo nibuze gutinda kuri iyi story kuko nifite ibindi bintu byinshi nshaka kuvugaho. So ibingi bintegaza ko tubishize uruhande, reka se ubwo YouTube budafite utagira content, umva mwabi robezo mwe. Tagira content. Narababwiye ngo even the person who got school kuri mwebwe, you are educated idiot, you have nothing to give people. Nizina ry'Imana ntabyo. So Kabutindiyi niba afite ibyaha bimuhama leta iramuhanyira baragifunga, ariko muri cyo gufata ibintu fata umuntu mu Burundeho ibyaha atakoze bro, that's not, it's not okay. Yes ko mbyemera, ntabwo ariko mbyemera ku buryo muje mugafata cyati mukavuga ngo yafashe ngo yazanye ngo kuvugiriza abanyarwanda ingoma. Why?